Hello guys, nongeye kubasuhuza. Ngiye kwereka abantu bari muri tentative uburyo dukora. Ngiye kwereka uburyo dutanga appeal nyine tukaba kwandikira support ikaba yadukemurira ikibazo cyuko tukifite tentative. Urakanda hara hejuru urajya haranditse ngo menu, ubwo ni menu kuri turatungo dutatu, uzamura use nk'uzamura, then urebe ahantu handitse ngo support portal, then uhakande. Numara kuhakanda barahita bagwitishamo ama browser, uhitemo Chrome, uhita hano ngo just now. Ubwo ni ku bantu nyine mufitemo izindi browser, niyo mpamvu bamitishije. Ariko ufitemo Chrome gusa biba biri direct, bahita bakudirectinga kuri Chrome. Urindiro gatoya, then ukimara gukanda hariya ni ukuvuga ngo ugomba kuhita ureba ahantu handitse ngo pay help in email request. Ukanda ahangaha usa nk'uwakanda, urarindiraho gatoya, then baravuga ngo pay help for instruction troubleshooting tips, please read our community wiki here. Ikintu ukora hano, uraza ushyiremo email yawe guys. Aha urashyiramo email yawe, aka kazu ka mbere muri kubona ko handitse ngo email confirmation. Aka kabiri uraza ushyiremo username yawe. Username yawe itangizwa na arobase, aka gatatu urandikamo subject, impamvu. Aka gatatu urandikamo impamvu, ubwo subject ni tentative, urandikamo ngo tentative issue, usane ko ari ikibazo cya tentative nyine. Then ahangaha urahita wandikamo ibintu, impamvu ituma cyangwa se impamvu yatumye baguha tentative. Uraza yandikemo, wasobanura ati wenda nari ndi muri naramayiningaga telefone baza kuyitwara, naramayiningaga nza guhindura telefone, biba ngombwa ko IP address ihinduka. Ushobora no kubasobanura ati wenda nagize ikibazo, amazina yarari muri profile dusanga adahura nayo kuranga muntu, ariko twaje kubikosora nyuma. Ugine uratanga impamvu yumvikana ku buryo support yaza ikagusubiza cyangwa se ikaba yagukemurira ikibazo. Then ahangaha uragenda ufate screenshot yerekana kuri muri tentative, uyishyireho, uhita ukanda send. Nguko uko uri bubigenze guys. Ndagira ngo muze gukora ibi bintu, mwandikira support. Nababwiye ko ahambere ni email, aha kabiri ashyiramo username yawe itangizwa na arobase, aha gatatu ushyiremo impamvu ni tentative issue, aha kane urasobanura mu cyongereza impamvu yatumye bagushyira muri tentative, then uhita ubaha screenshot ya tentative. Nguko uko rero biri bugende. Mbibutsa ko harabura iminsi mikeya, nta n'ibyumweru bibiri birimo iki kibazo bakaba basoza ibintu bijyanye na enclosed mainnet bakajya muri open mainnet. Guys, mubifatira nakiri kare. Nizere ko abari bugira ikibazo mushyire muri comment icyo mushaka, muze kumbaza, ndagenda mbafasha. Mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde, mu gukora subscribe, mu sharing n'abandi video nk'iyi.